kubivuga, nitwa Mbarushimana John, ni umuvugabutumwa bwiza, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 3, nsengera Bethsaida Holy Church kwa Bishop Rugamba. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndashimira umushumba kandi wongeye kuduha ikaze no kutugirira icyizere cyo kubana namwe. Tugira umugisha wo kugenda ahantu atari henshi, ariko hake muho tugenda. Mu by'ukuri hari ahantu ujya kubwiriza ukumva umutima wawe uguwe neza, kandi nababwiye impamvu zigera muri 2. Impamvu ya mbere ni ukuntu mufashwa, aho kugira ngo ubwirize abantu 1000 badafashwa, wabwiriza abantu 50 bafashwa. Rero bituma nyine iyo nje hano mba numva nguwe neza ko nanjye ndunguka, nanjye ndagabana. Kubanza ni ikimenyetso, ariko banza nibwo ngiye kubivuga yuko nyine umushumba wanyu ndamukunda, niyo mpamvu amamagaye ngasanga mfite indi gahunda, nyine byambabaza ko ntabonetse. Ariko ndashima Imana ko nta munsi n'umwe ntawo ndabishimira Imana. Igitabo cya Yona ibice 4, igitabo cya Yona ibice 4, umurongo wa 6 haravuga ngo Uwiteka Imana itegeka uruyizi rumeraho Yona yarari ngo rumutwikire, rumubere igicucu ku mutwe, rumukiza umubabaro yari afite, maze Yona aramunezererwa cyane. Dusome Zaburi abariho dusoreza, Zaburi y'104, Zaburi y'104 umurongo wa 14 wonyine. Zaburi y'104 umurongo wa 14 hari ijambo rivuga ngo amereza inka ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka. Dusubiremo, amereza inka ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Muri terano nta muntu ufitemo igitabo cy'indirimbo ngo akidutize? Nta muntu wagenda igitabo cy'indirimbo muri iteraniro? Hari ugifite ngo akidutize igitabo cy'indirimbo? Koranabuhanga byarabyoroheje, ntago abantu bagishaka kugendana ibintu byinshi. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanze ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, abera turana na twabari. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanjye bihambamura, maze arazuka ngo amuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanjye bihambamura, maze arazuka ngo amuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Haleluya! Haleluya! Tuzamura amaboko dushimira Imana. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, maze arazuka urupfa rutsinze, dusubiremo. Habaye umunsi Satani aratsindwa,
ntiyaheza Yesu mu gituro, maze arazuka urupfa rutsinze, ubari mu ijuru iburyo bwa Se. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye birambabuza. Maze arazuka ngwamuze nase, nagaruka nzamushimira. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye birambabuza. Maze arazuka ngwamuze nase, nagaruka nzamushimira. Twese dutere haleluya. Twongere tuzamure amaboko kubw'urwo rukundo rwa Yesu. Twongere tuzamure amaboko dushimira Yesu wiyambuye icyubahiro cy'ubumana, yambara akamero k'umuntu, isuzuguriro. Twateye haleluya. Amaraso ya Yesu ntazigera shira imbaraga. Katube turetse kuririmba, mperu wo muntu ikiganza umubwire ngo Imana ikumereje ibikubesha ko bigukwiriye. Nibwo butumwa Imana yampaye, yambwiye ngo nze mbabwire ngo ikumereje ibikubeshaho kandi bigukwiriye. Muhereze ikiganza, nubona atabyumva umwihorere, mubwire ngo Imana ikumereje ibikubeshaho kandi bigukwiriye. Abantu bajya baduha ibitagukwiriye. Mbongize umugisha. Reka mbabwire kino kintu. Ndabizi ko mu by'ukuri murankunda n'utankunda niwe waba ufite ikibazo. Waba ufite ikibazo n'ukuntu yaba atankunda. Ndabizi ko nta ukundwa na bose, ushatse gukundwa na bose kiretse abaye amafaranga. Ubundi amafaranga niyo akundwa na bose. Ariko leta reka mbabwire, ndabizi nta uri muhano, ariko ba bantu bankunda nyine. Muri uyu mwaka mfite anniversaire, muri uyu mwaka nyine nzayigira. Noneho rero abazagira amahirwe yo kuyimenya bagashaka kungaragariza ko mu nkunda, reka mbabwire ikintu mutazazana, ntimuzazana indabyo. Mu bintu mutazama mu mpano muzampa, indabyo muzazihorere, muzazireke. Ijambo rya mbere sinzikunda, ijambo rya kabiri ntacyo zamarira. Igihe ndimo si cyo guhabwa indabyo, ninshaka kureba indabyo nzajya mu mujyi aho bazicuruza kuzireba, ntago bishyura. Nubundi uzinzaniye ngo nzirebe, gende nzirebe nzitegereze, nibinarimba nzifotore, ntwari foto yazo. Umubwire ngo ntuzamuhe indabyo, uzashaka kandi kantu apana indabyo. Cyakora cy'umushumba we kubera ko n'umukire afite amafaranga, afite mwe muzazimushyire, ariko ngewe igihe ndimo si cyo guhabwa indabyo, nge ntimuzazire. Urumva ko nawe ntazikeneye. None se wibaze kandi ubwo ndi mu ijambo ry'Imana. Wibaze mu by'ukuri iyo uziranye n'umuntu, iyo mubanye ubuzi ubushobozi bwe, ushobora kumenya ibyo afite n'ibyo adafite. Ariko umushumba ugasanga n'urugero, John yagize anniversaire, yenda mu rugo nta muceri uhari, ugasanga umuntu agiye akoresha indabyo z'ibihumbi 30. Kandi nge ndabizi ko mu rugo nta muceri uhari, ukanzanira indabyo za 50,000, ndi bushyire hariya bugacya zapfuye. Kandi wari kuyohereza kuri telefone yanjye nkagura umuceri ngashimira Imana. Amaso nashaka kureba indabyo, hari imirima bazihingamo mu mujyi barazicuruza, ntago bishyuza umuntu uzireba. Ubundi ntuzizaniye ko nzireba, nzajya kuzireba aho bazicuruza, ubwo zinzanira ngo nzimaze iki? Igihe ndimo si cyo guhabwa indabyo. Umva icyo navuze rero, wowe wazizanye
kubw'urukundo nkunda, kandi wumvisha ugira ngo ugaragarize uko nkunda, ariko mpaye ibyo ntakeneye. ariko Imana nshobora kugusura narangiza nkazana umufuka wa kawunga kandi ufite undi yenda wari ukeneye umuceri, kuko ntamenye ko gafite, nkazana kawunga gasanga kandi mu rugo. Urumva ko nazanye ibyo adakeneye kandi hari ibyo akeneye. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo muri iri teraniro buri muntu wese imumereje ibimubeshaho kandi bimukwiriye. Imana ifashe, ndumva ntashaka kuvuga umwanya munini, ariko ihundire uwo ni uvuge wese wakira buno buhanuzi. Imana irakumereza ibikubeshaho kandi bigukwiriye. Hari igihe umuntu asa njye namureba nkabona akeneye umugabo, ariko Imana yamureba ikabona si ukenewe. Abantu bashobora kwibeshya bakaguha ibyo udakeneye, ariko Imana yambwiye ngo ntabwo iri bwibeshye. Buri muntu wese iramubereza ikintu kimukwiriye. Wateye haleluya, tugashimira Imana yo kabyara. Ndashimira Imana ko muri iteraniro iremeza ibintu bidukwiriye kandi bitubeshaho. Ntabwo iri bwibeshye, abantu bakwibesha ariko ntabwo iri bwibeshye. Iyo yamaze kumenya ibigukwiriye kandi bizakubeshaho, apana ibidakwiriye. Twigeze tuva ahantu gusenga, njye n'umukozi twari abantu batatu, yatutwaye mu modoka ye tuvuye gusenga Igitarama. Hati tunyura ahantu mbakire, hari resitora iba muri Tedemiri hejuru, turagenda tujyayo. Sumbaza uko yitwa, sinjya nita ku mazina, icyo ndeba nicyo ngiye gufata. Aya mazina ya resitora sengewe nuko twinjiramo dutanga komande. Amazina yayo ngo yitwa gutya simbizi. Aratwakira turarya, yarishyuye nkumva umutima uri murange, ariko ayo mafaranga ibihumbi hafi 200, buri muntu wese yamuha senkani. Ubuse bino biryo umwana wanje abiriyeho, umudamu wanje abiri. Uzi impamvu nibaza ibyo ngibyo? Igihe ndimo nticyari icyo kujya gukonsoma yo ngaho, ariko yama niba nari kugenda nkataha n'agafuka k'umuceri na litiro 5 z'ubuto. Yes, ariko kubera ko ampaye ibyo ntakeneye mu gihe ntabikeneyemo. Ubwire ngo yo ntimeze gutyo. Reka ubwize uko, erega y'abantumye. Mu Mr. twagiye gushyingura urusororo, tuvuye twari kumwe n'abagabo babiri. Umwe yari yasize imodoka y'Iremera, tugenda mu yundi. Turagenda tugeze tuvuyeyo aza gufata imodoka y'Iremera, atariko wabajyana mu mujyi tukajya gusangira. Ndacece kurumva nyine nabakire bavuganaga. Baragaze. Nanjye ndatuza bari ku mutima ko nta yindi gahunda afite n'ikinyirukansa. Turagenda tujyayo, turiyakira. Tumaze kwiyakira noneho bageze muri parking y'imodoka, umva ikintu cyabaye. Umukira baza mugenzi atari ko ntago waba ukeneye amafaranga ngo amafaranga kuri telefone, ntago ukeneye amafaranga. Ndatihoya ndumva amafaranga nyafite pe, ndumva nta kintu kidasanzwe, ayo mfite arahagije. Ndavanise uyu muntu kuki atari kumbaza ngewe? Tekereza, arabizi neza turaziranye, nge aranzi, none kuki atambajije? Ari kubaza umuntu ngo abana bura kuva mubwiye ko yafite agiye kumbaza nanjye. Narasohotse ntegereza ko yansifura, erega narinze ndenga atarambaza niba nge nyakeneye. None se nyirizina wumve nyirizina utayakeneye bari kuyamuha, uyakeneye ntawe bari kuha. Abafite ibiryo barimo barabimena, ababibuze barimo baraburara.
hari ibintu abantu nyine biharaje ariko batarabahana. Kandi niba nawe uhari nicyo gihe ngo ntago kurya nijoro bikigezweho. Mumaze kubibona mbere se ko byari bigezweho ngo iyo umuntu yariye nijoro arara nabi, mbere ko mutararaga nabize mwabonye ibindi bufi bitari byo mwari mufite, ahubwo ibihe mugezemo nyine nuko muba mwariye ku manywa. Ubwo se umuntu yabatariye ku manywa yabibona nijoro akavuga ngo kurya nijoro biba nabi? Urumva ngo nijoro barya imbuto, umva sha abatakirya nijoro. Nimvuga ibi ngibi umenye neza yuko nashatse kukwereka yuko umuntu ashobora kuguha ibidakwiriye kandi akabiguha mu gihe utabikeneyemo. Ariko Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibamereje ibibabeshaho kandi bibakwiriye. Bibiliya yavuze ngo Imana itegeka uruyuzi, itegeka uruyuzi, itegeka uruyuzi. Yona yari yicaye ku nzira, sindi buvuga amateka y'ibyabanje, ngo izuba rimucaniraho yari yicaye. Mwumve ibintu nibajije ndi gutekereza kuri iri jambo. Kuki Yona aho yari yicaye ku nzira Imana itamejeje uruyuzi ahandi ngo ihagurutse Yona rusanga aho rwameze? Ese hari igiti umuntu ashobora gusanga cyameze nta rubuto cyangwa nta murama wacyo wahaguye? Ntibishoboka. Buri kintu cyose kimera ahantu kubera ko bahateye urubuto cyangwa haguye umurama wacyo. Noneho tekereza ahantu Yona yicaye ni ku nzira, kandi ku nzira nta byatsi biba bihari, ku nzira nyine ahantu babaye. Nawe unyumvire, nta rubuto bahataje. Imana irebye Yona ibona icyo akeneye si ibiryo, ibona ntakeneye imyenda, ibona akeneye ikintu kimutwikira izuba. Irangije ibona hari icyo yakora kikarangiza ngo Imana ihita itegeka uruyuzi. Ntabwo rwamejejwe n'imbabazi, ahubwo ni itegeko ry'Imana ryamejeje uruyuzi. Kandi mwumve, ni ikihe giti mwabonye batera kigahita kimera kigahita gikura? Icyo kimera gutyo ni igitegetswe n'Imana. Iyo Imana itegetse hari ibintu bitagenderwaho. Ntabwo bareba amashuri, ntabwo bareba gufite egispe, oya. Iyo Imana itegetse byose birayumvira, ngo Imana ihita itegeka. Nta fumbire bashizeho, nta mvura yaruguyeho, itegeko ry'umwami ryararumejeje rihita rirukuza, ngo kandi rihita rirutegeka gukora icyo Imana irumereje. Reka nkubwire, bino bintu Imana igiye kumeza barajya bibaza ngo bikuze mu mwanya ungana gute, bije gute, ko amaze amezi 6 akora, abonye inzu gute, avuye mu bukode gute, aguze imodoka gute. Bazavuga ngo yaribye, uzababwire ngo nuko ari Imana yabimejeje. Twateye haleluya. Ntabwo biri bumara imyaka, ntabwo birafata amezi, oya, igihe gitoya ku bw'itegeko ry'umwami bararutegeka. Ese kandi ntirwamera kure, rumera aho Yona yari yicaye. Hari umunsi twabyirutseho turabibura. Uzi imyaka tumaze twiruka ku kazi, wagize ngo hari icyo utakoze ngo umwereke ko umukunda, se hari ibyo yabonye? Ntiwavomereye bikanga, nturara kuri telefone bugaca hari ubwo bivamo. Hari icyo utakoze se ubona byemera? Bino bintu bibejejwe n'Imana, rero si ngombwa ngo urare kuri telefone. Ntabwo ari ngombwa. Hoya. Sha, iyo atari Imana yabimejeje uraseka bakabona urarira. Iyo atari Imana yabimejeje, ubagendaga neza babona agenda imitego. Mumbarize ngo hari uko utagize, ase ko munde bazomu ngo hari uko utagize.
yenda saho mvuze ariko hari ahandi wagerageje biranga, utagira ngo naho nta handi se baragerageje bikanga, ugatanga seve yose nizaha nese byatanze iki ko watanze imyirondoro, ariko iyo Yesu aje kubitegeka ntawe ubaza imyirondoro, ntawe ukoba twese twateye. Haleluya! Reka mbabwire rero impamvu Imana itarumejeje kure ikarumeza aho Yona yari yicaye. Yona hakunzira ntawe utamubonaga, ubishaka n'utabishaka yaramubonaga, umuhisi w'umugenzi yaramubonaga, amakuru ya Yona kunzira yari yamenyekanye. Imana yanze rero ko Yona azajya gusobanura iby'uruyuzi. Imana yanze ko Yona azajya gusobanura iby'ururuzi, irumeza ahantu hagaragara mu nyuma, irumeza ahantu hagaragara atazarinda kubivuga, amaso yabo azarubona nk'uko yabonye n'izuba. Ariko reka mbabaza, twisobanuye tubwira abantu ko dushonje, tujye no kwisobanura tubwira abantu ko twariye, tugomba kurya ibiryo bikagaragaza ko twariye tutabisobanuye. Ese uranyumvishaho kabyara? Uzi ibisobanuro watanze kugira ngo uve muri cya kibazo? None n'ubu twakivuyemo dutanga ibisobanuro by'uburyo byagenze. Unjya kuvuga abantu ngo Imana yampaye ibiryo ntabwo bigaragara ko nariye. Ni ngombwa ko mivuga koko. Ni imbaraga z'ibiryo, ntabwo ari ibindi wo kabya, ni ibiryo. Twambaye ubusa dutira amapantaro baraducurira, n'ubu dusobanure ngo twarambaye ubusa, ntabwo ibona ko nagerageje. Ibyo nabyo njye kubisobanura se? Hari ibintu Imana igiye gukora byigaragaza tutabivuze. Twateye haleluya we! Tumaze igihe tubwira abantu ko dusenga ntibabyemere, harageze ngo tugaragarize abantu ko twasenze. Impamvu batemeye ko dusenga nta gihamya babonye, harageze ntabwo tugiye kubivuga, harageze ngo tugaragarize bamenye ko twasenze kubera ibyo babonye. Ubyumvishe yateye haleluya! Igihe twabwiriye abantu ko dusenga, hari igihe tutisobanuye se. Abo twashakanye twarababwiye ko dusenga, abo twavukanye twarababwiye ko nta n'umwe urabyemera, ariko harageze bamenye ko twasenze. Mbwirize nk'utazagaruka, mubwire ngo harageze, mubwire ngo harageze. Iki gihanda nicyo VIP, hano no muri VIP, mubwire ngo harageze. Basi mubwire banza barashubijwe. Terasi enefora tais. Kuki Dawidi yaciye yishe Goliyati, yarangiza akajya kumuca igihanga kandi yari yapfuye? Yari abizi ko hari abantu batazemera ayo mateka yuko yamwishe. Aravuga ati batazemera amateka, reka njyane igihamya, abo nzabona babishidikanyaho nzabereka igihanga cya Goliyati. Ayo ariko hari ubyumvishe wateye haleluya! Arati ndabizi ntabwo bose bajya bemera, kuko amateka yanjye ntabwo azwi, nta hantu yanditswe. Kuvuga ko nishe Goliyati wanane ntabwo babyumva. Reka muce igihanga rero, ngende nyitwaje, abo nzabona bashidikanya nzabereka igihanga cya Goliyati. Twese duhaguruke dutere haleluya ebyiri dushimire Imana yuko mubwire ngo harageze ugaragaze ko wasenze ubivuze igihe kirekire. Ndabyumva
minsi y'umwuka harageze, ndabyumva harageze, harageze we, harageze ngo tubeka. Ndagira ngo mbibutse ko Dawidi ntiyishishije Goliyati inkota yazanye. Dawidi yacishije Goliyati inkota yamusanganye. Abana bawe nibo bazi inyuma kandi usenga, nibo birukanwa kandi usenga, niwo urarurira kandi usenga. No, niwo wicaranye diploma, abandi abapagani baba bicaye mu kazi, bo diploma yabo nta n'ikimana yivuze yaho yayivuze, none yicaye. Reka mbabwize ukuri, kirageze, ukuri kirageze. Nasomye irambwira mu gutegeka abantu ngo igihe muzengurukiye umusozi kirahagije, harageze ko abantu bacyambika. Abamaze iminsi bakubona uzamuka, abamaze iminsi bakubona uterera, mugiye guhura ucyambika, bakubona atese byagenze gute, ubabwire ngo ni Imana yabimesheje. Mumeruka nkizamu, ubu sinkizamuka, ndi mu bacyamika. Harageze ngo ucyamike, abo mwahuye uterera, mugiye guhura ucyamika. We twate haleluya. Imana yarumesheje ahagaragara, ahabona. Ababonye Yona yishwe n'izuba banamubona yatwikiriwe, abamubonye yikoreye amaboko bamubona atikoreye amaboko. Imana yabikoreye ahabona, kuko naho twageragerejwe harabonaga. Ntabwo batuvugiye mu rwongorerano, babishyize hanze. Ntabwo Imana ari ikorera mu ibanga. Rero rwameze rukora ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ngo rwamubereye igicucu. Buri wese afite izuba rimucanyeho. Nushaka ubuvuye muri Harvard, ufite izuba rigucanyeho. Agahinda k'agasirimu kabaho. Nta gahinda k'agasirimu kabaho. Nta marira yaji abaho yose namwe. Mba numva nafata igiti nkashaka uburyo mbibumvisha, ariko mubwire ngo hageze, mubwire ngo hageze, mubwire ngo harageze, harageze ngo bimere. Nta fumbire dushizeho, tutavomereye, tutabagariye, ibintu Imana ishmeje ntabwo nta y'ubwayo irabivomera rikabifumbira, ibintu imesheje iranabirinda. Iyo abantu bubatse ibipangu babishakira sekirite, Imana si itazi gushakira sekirite ibyo yamejeje. Ko abantu bagira amakampani bakayashakira siranse, Imana itaje gushakira siranse ibyo yaremye. Kandi siranse z'abantu zishyura ibyangiritse, iyi Imana irinda ibintu kwangirika. Yemwe abafite imodoka, asiranse izirinda kwangirika, izishyura zangiritse, ariko asiranse y'Imana asiranse y'inzu yawe izayirinda gushya, bazakwishyura n'inzu nishye, ariko ntizayibuza gushya, ariko asiranse y'Imana. Mubwire ngo ibintu imejeje igiye no kubishakira sekirite. Ako kazi imejeje iranakarinda, urwo rugo imejeje iranarurinda, abo bana iguhaye izanabarinda. Ifite gahunda yo kubimeza, yarangiza ikanabirinda, kuko yatakaje imbaraga. Ntabwo yakwemera ko ikintu
ikintu yatakajeho imbaraga umuntu aza kugipfusha ubusa uko yiboneye. Ijambo rya mbere kwari ukugira ngo rumubere igicucu, rumutwikire. Kabiri uze gusoma ngo rumumara umubabaro yari afite. Kumbe Imana irabizi ko umubabaro utashira itabanje kumutwikira, niyizi ikibanza, niyizi ikibanza. Kumutwikira kwaro egare kumubabaro ushira. Kabiri gushira kumubabaro egare kwa runezererwa. Amazina witwa hari impamvu yatumye yitwa, kandi ntiyahinduka idakuyeho impamvu yazanye amazina. Uzi impamvu usuzugurwa ni ukubera ubuzima ubayemo. Ntabwo igisuzuguro cyavaho icyatumye kiza kitararangira. Nta kazi ufite bakwitiriye zina. Amadeni ufite muri quartier yazanywe no kutagira akazi, none azashira gute kandi utarakabona? Imana ntiyarangiza amadeni impamvu y'amadeni igihari, ahubwo irarangiza impamvu y'amadeni isigara ihangana n'amadeni. Ku gihe cy'umwuzure ntabwo Imana yari gukamya amazi yageze ku isi itarabanza gufunga imigomero y'ikuzimu ngo ifunge naturuka mu kirere. Yarabanje ifunga aho amazi aturuka, isigara ikamya yageze ku isi, ariko aho yaturukaga hatagihari. Mbere y'uko ikuraho ayo mateka irabanza ikureho impamvu y'ayo mateka. Muranyumvisha se baze? Uzi impamvu duhangana n'ingaruka za covid ni uko itagihari. Wahangana n'ingaruka z'ikintu kigihari? Duhangana n'ingaruka za covid kuko itagihari, ariko ntiwahangana n'ingaruka z'ikintu kigihari. Irabanza ikureho icyazanye izo ngaruka, isigara ihangana n'ingaruka ariko impamvu y'ingaruka itagihari. Zaburi yavuze, rega ndaje se. Zaburi yavuze ngo amereza inka ubwatsi. Umva uburyo yantangaje, azi inka zirya ubwatsi. Kabiri ngo abana akabamereza imboga. Wumve Imana irabizi ko tutarya ubwatsi. Mubwire ngo Imana izi bigukwiriye. Amereza inka ubwatsi, ngo abana akabamereza iki? Mwumve ngo ikamenya ko zitaribwa zonyine, ngo ikabakurira n'umutsima mu butaka wo kurisha iki? Wigeze wumva inka iziha umutsima? Ntago ziwukeneye. Mubwire ngo akumereje ibikubeshaho bigukwiriye. Ubundi ikitemewe ni ukurenza iminota, ariko kutayigezaho biremewe. Kuyirenza nicyo kitemewe, ariko kutayigezaho biremewe. Mubwire ngo kuri uyu munsi wa none Imana ikumereje ibikubeshaho kandi bigukwiriye. Tuyazamure dushimira Imana ibikoze. Tuyazamure dutere haleluya. Kandi mbibutse ko atari ubwa mbere igiye kubimeza, hari n'ikindi gihe yabimejeje. Ntabwo ari ubigiye kwiga kubikora. Hoya ntabwo hoya. Imbaraga zayo si za none. Ntabwo ari twigiye kwigiraho kumeza. Hari ibyo umushumba yavuze, aravuga ngo hari abantu bageraho bakababarira Imana. Anyibutse umudamu nigeze mbabwira ubuhamya bwe. Uyu Musa atuye mu bihugu by'abaturanyi, twarasenganye twaranaririmbanye. Ejo bundi twumva ari kuwa mbere twaravuganaga, ambwira nyine ati Imana iguha umugisha, hari ibintu wampanuriraga nkumva uri murampa morale kubera ko
twari abayobozi bamwe mu itsinda. Nawe se umuntu wapfakaye akamara imyaka 10 ari umupfakazi, Imana imubwira ngo izamushumbusha, ikamukorera ubukwe afite abana 6 n'abuzukuru 2. None wowe ntano yarambwira ati "Jyo hari ibintu wambwiraga, ati twagenda mu nzira n'abagenzi banjye tukagera tubwira ati ratamana nta rubanza tuzabushyiraho, byo naradukunda baduha ibyiringiro." Ese natanga ibyiringiro navuga ko ivuze koko nabiguhaye ntavuze ngo iravuze. Ati "Jyo naradukunda bagira ngo dukomeze ratamana nibitanaba nta rubanza rakoze." Uyu mudamu yaravuzwe kugira ku rwego yajyaga gushakishiriza abana. Tekereza kugira ngo umugabo apfa gusigiye abana 6 ari we wakoraga. Yajya gushakishiriza abana be bati buriya yagiye kwicuruza kugira ngo abone ibyo agaburira abana. Abavuga ko yagiye kwicuruza hari icyo bamuhaga, ariko yajya gusenga Imana ikavuga ibinyuranye n'ibyo bavuga, kandi ntibyavugwaga n'abapagani, byavugwaga nyine na ubwire ngo uri mwarimu wanjye nanjye ndi mwarimu wawe. Ese ko mutabibwire erega Imana izakwigisha inyuze muri uwo ngo. Ariko igihe kimwe yo kabyara leta murora imukorera ubukwe, abantu bamenya ko ari Imana irindi ijambo yavuze. Ubaye ati nimubona byaye muzangaye, none bakibagirwa kwimukoreye ubukwe batari babyemeraga izabura no kumuhora ubyaro. Yarambwiye ati hari igihe John mba ndi kuzamuka njya kuryama mu yo hejuru, inki ntabwo yaryama mu yo hasi, atari igihe nzamuka njya kuryama mu yo ariko ati nkibuka ya magambo yo mu Muhima. Yarari kumbwira ati hari igihe njya guhaha simpahisha amanyarwanda $1 gusa. Ejo bundi mukorera igitangaza, imuha umwana mwiza w'umukobwa. Umugabo ngo ari kumwubakira nyine ngo etaje, kandi nizo bafite si nkeya. Reka mbabwire igiye kubimeza. Ubu ni wabyumva kubera kuza ukuntu hakakaye. Ubu uri guhita ibihuza n'ibyo baguhanire kuwa 5 ati vuga uva aho ngaho no kuwa 5 bambwiraga ko ndi buve hano mpura nabyo. Uwo nguwo ntituri kumwe. Uzi kubwiriza abantu bakompara ubuhanuzi bw'uwa 5 uyu munsi n'uwa 5 washize, ukavuga ati no kuwa 5 yambwe. Ariko mubwire ngo reka guhuza ibyo hashize n'ibyo uyu munsi. Tuyizamura amaboko tuyishimire, tuyizamura amaboko tuyishimire. Twese dutera irashoboye tuyiterere haleluya. Niba hari ikintu Imana izi kurinda ijambo yavuze, niba hari ikintu Imana izi kurinda ijambo yavuze, ngana ku musozo dusenge. Umugabo umwe uri kutwigisha, hari ibyo ndi kwiga, ejo bundi yatubwiye ati reka mbabwire. Ni umugabo ukuze afite imyaka muri 50 na. Yaratubwiye ati intambara igiye kuba, ndimo gusenga n'umudamu wanjye turi imbere y'Imana, iratubwira ngo ndi Uwiteka nzabarinda ibigiye kuba, nzabarinda abagome, ariko nzanabarindira hagati y'abagome. Mbibutse ko Imana ishoboye kubikurinda, ariko ishoboye no kubikurindiramo. Sinzi niba unyumvishe. Ishoboye kubikurinda, ariko ishoboye no kubikurindiramo.
yari ishoboye kurinda ba Saduraka, ariko yashoboye no kubarindira mu itanura. Bacira isezerano ngo rukubise ngo binjira mu nzu y'umuntu umwe w'umuturanyi, ngo umudamu we amuryamisha ahantu amugerekaho inkwi, umugabo nawe ajya mu kindi cyumba. Binjiye kubera ubwoba bw'umugore agira ngo bamubonye, ati nimunteme ndimo aha ngaha. Ngo bamukuramo baramujyana, ngo baramuzenguruka, ngo bamushyira hagati, basiganira kumwica. Mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira, ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani. Ungosi imbere, ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani. Wanjye mwami wanjye uri ngabinkingira, ungosi imbere Alisa akorara ungosi imbere, ungosi imbere mwami wanjye, mwami wanjye uringa ungosi, ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani. Ungosi imbere, ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani. Haleluya! Twongere haleluya! Ngo barasigana. Wibuke ko yamubwiye ngo nzabakurinda ariko nzanakurindira hagati yabo. Ariko Imana irareba we. Kumbi irabizi ko hari igihe bazatubura, ariko hari n'igihe bazatubona bakadushyira hagati. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Rangurura, rangurura maze utangariza, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana iyo dusenze iratwumva. Uwigeze ayisenga ikamwumva natera haleluya. Rimwe na rimwe Imana igisa naho itakiri kumwe n'ubwoko, bazabana ko bana batizera bagatera umusaraba umugongo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntigitererana abayo. Ibyago iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Tuzamura amaboko dushimira Imana itagitererana abayo. Tuzamura amaboko dushimira Imana itaradutereranye. Dushimira Imana itaradutereranye. Abantu badahari ntiyadusize twenyine, inshuti zagiye ntiyadusiga twenyine, duhamagara batatwitaba ntiyadusiga twenyine. Abayibonye dutere haleluya. Ngo bamusiganiye, umwe muri bo wari ubaza ati n'ibyumba bari umugore yari waza Gicumbi, ati mume mujyane iwabo azabwe ku bandi. Aramufata ukuboko, intera hamwe yamaze abandi, ariko ageze ku muntu Imana yabwiye ngo nzabakurindiramo, abari wumutahana aramujyana amushyitsi wabo. Ageze ati nubwo unzanye umugabo wanjye nawe ari yanzu, ati nawe reka ngiye kumuzana. Nawe aragenda aramuzana, aramutambukana amugeza kwa sebukwe, abashyiraho ati nimuguma aho ngaho muzagwe ku bandi. Aragaruka yica se wabo wa mugabo.
aragaruka yica se wabo wa mama. Ni bamwe ariko kubera ko hari sharika kuvuga Imana izakuvana mu bandi bagukirize mu kubera ijambo yakuvuzeho. Ngo bazaza banyuze mu nzira imwe, ngo batatanyirize mu nzira zirindwi, ngo bazaterana ariko ntabwo ari izaba ibateranije. Ndashimira Imana yo kabyari dukiriza aho abandi bapfiriye, ngo aho abandi banyuze bagapfa njyewe niho nanyura. Turashimira data yavuganye natwe, ikivuze irakirindika kirindana n'uwo yakibwiye. Rira jambo ry'Imana rirarema. ntabwo nagaru umuntu utibeshe ivuze irabikora. Rurema niryo zina rye. abumva hari icyo riremye dutere haleluya. Reka mbabwire ngo igisigaye ni ukubibona, ariko Imana yamaze kubimeza. Igisigaye ni iyo Imana ivuze ikivuze kiba kiremwe. Haba hasigaye kwigishyira ahagaragara, ariko icyo yavuze iba yakiremye. Iyo ikubwiye umugisha iba yamaze no kuwurema. Haba hasigaye kwiguhuza n'umugisha, ariko icyo ivuga iba yawuremye. Ntabwo burya biba, ntabwo igihe tubibonye aba aribwo biba bibaye, biba byararemwe kera. Ibyo yakubwiye birahari. Dusenga ndi gutekereza aya magambo, nibutse abanyarwanda tugiye kwinjira mu bihe byo kwibuka abacu. Nabyibutse nsubiza ibitekerezo inyuma, ndibuka iyandokoye 94 mu Bisesero. Ku myaka 7 iranyimana. Mama shiramo umwuka mureba njyewe iranyimana. Umugore wa marume bamuca umutwe mu nzu mbibwirwa n'amaraso azotse munsi y'urugi iranyimana. Umwana we w'amezi 7 bamukubita ubuhiri mu mutwe mu mbuga njyewe iranyimana. None niki cyo kuntera ubwoba, niki cyo kumpahamura, niki cyo gutuma ntakariza Imana icyizere, niki cyo gutuma mbona ko idashoboye. Niki wankangisha ngo ntigire ubwoba, ngo umuntu yanyanze nanzwe n'abangana iki. Umuntu yamvuze, ariko uzi umuntu kuvuga wajya kurya ugasanga mu biryo nta magambo yarimo. Uzi umuntu kuvuga wajya kuryama ugasanga amagambo yavuze ntari mu mashuka. Uzi umuntu kuvuga wakwambara ugasanga nta magambo yanditse. Uzi umuntu kuvuga amagambo ye ntakubuze guhumeka. Mana nzagushimisha umutima wanjye, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye Mana we. Byabihe byari bikomeye warabihinduye Mana we. Mana nzagushimisha umutima wanjye, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye Mana we. Byabihe byari bikomeye warabihinduye Mana. Imbere yacu hari hacuze umwijima w'icuraburindi.
nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo uradutabara haleluya ibihe byawe bikomeye bwira tukagira ngo ntibuzacya gacya tukabona ntibuzira imvura yagwa imitima igahagarara guheba ufite nuko iki kurara udasinziriye kandi Yesu yaratsinze yewe kwiheba ufite nuko iki kurara udasinziriye kandi Yesu yaratsinze yewe mwana w'umuntu ibyo urimo si byo bikomeye kuruta ibyo yakunyujijemo shaka dusenga hora uzahora ugenda wemye kandi uzidegembya uzu tuzashishirane uzavuga amahoro uhumeka amahoro tuzamure amaboko twongere dushimire derasi twongere tuyizamurire amaboko uwumva yatera harera nayitera ashimira Imana yo kabyara sinari nzi kuko uwo ndiwe nzamuba sinari nzi ko nzitwa papa w'abana nari meze nk'igiti cyatemwe ntari nzi ko kizashibuka mama nta kindi yandaze ntacyo yari afite bamutemaguye ku mwuka we wa nyuma asa naho ari kurangiza urugendo rwe njyana mu baturanyi arababwira ngo ndabinginze nimukomeza kubaho umwana wanjye ntibamwice muzamenyera umwana yijishura igitenge yari yiziritse mu nda arakibahereza arababwira ngo muzakimudodesherezemo agashati ajya akareba nyibuke arampindukirira arandeba arambwira ngo mwana wanjye nubwo ngiye ngusize mu maboko y'Imana ntabwo ahari ngo arebe amaboko yansizemo yaratwimanye n'ibihumbi sibanga kandi sibanga warabizi n'ejo bundi yarabwiye dushire impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza abayibutse twongere tuzamura amaboko ngana ku musozo we ntiyari ahari ariko iyo yansigiye yari ihari bamaze kwica umugore wa marume bamaze kwica ku gahinja k'amezi 7 kubyo narabirebaga n'amaso yanjye aho nanihishe nsohokamo kuko nanjye numvaga ntacyo nsigariye bari babikoze bari abaturanyi nari mbazi bavugiriza induru icyarimwe ati dore wa muzukuru kwa Sipiriyani nawe twari twamubuze ntindabizaniye
wari umaze kubica mfata ukuboko aranjyana nyicaza imbere y'iwabo ku giti cy'avoka. Ukuboko kumwe kwe gufata igikanu cyanjye gutya, ukundi gufata wa mupanga umaze gutema umugore wa marume uri kujejeta amaraso. Nta mbabazi yaramfitiye iza atagiriye agahinja k'amezi 7, agakubita ubuhiri mu mutwe. Nawe fata umutwe w'uruhinja, aramanura agiye gutema, habura nka santimetero ngo umupanga ugere ku gikanu. Ukuboko kuri broka, ukuboko kuri broka, kwiboroka umupanga utaragera kuri. Abatarayibonye nibaceceke, twebwe twayibonye tuyivuge, bituvugira Imana. Nabi twayibonye abantu badahari, abatayizi nibaceceke, twe turayizi tuzi n'ibyo ikora. Twanayibonye tutarayimenya. Aranyitegereza arimyoza, arandeba buri cakora, arambwira ngo haguruka ugende. Ndahaguruka ndagenda, musiga ahagaze muri ya pozisiyo yafashe agiye kuntema. Uko yahavuye ntago mbizi. Abakorino haravuze ngo yaturokora urupfu rukomeye, iracyaturokora kandi twiringiye ko izakomeza no kuturokora. Kumbi nubwo mama adahari, ariko iyo yandaze irahari. Ibindi byose uzabitakaza, ariko ntuzemere gutakaza Imana. None iyo yandaze ingiza umugabo, none iyo yandaze yampaye abana. Ntago nkitwa igiti cyatemwe. Uyu munsi ndi papa w'abahungu n'abakobwa. Twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Ibyo nanyuzemo byose ijisho ryayo ryarandebaga. Kora akazi ko mu rugo hafi ryarandebaga. Ndi mayibobo 2008 ndara muri Eto Kicukiro ryarandebaga. Ndara muri toilette muri Ruwanje Gikondo 2008 ryarandebaga. Mvomera amajege muri Sahara amajerekani 12 kugira ngo mbone umuceri ryarandebaga. Njya kuragira inka z'uwitwa padiri za mama wa padiri ikabuga ryarandebaga. Aho hose nari ndi kumwe n'iyo mama yandase, nubwo atarahari, nubwo ntari nyizi, yo yari ihari. Umurage wa mbere uzaha abana uzabaho umurage w'Imana. Iyindi yose irashira, uranayibaraga abandi bakayibarya. Hari abantu uyu munsi bazerera kandi bafite imirage barazwe n'ababyeyi, yatwawe n'abanyamaboko. Ndashaka ko dusenga, ariko nkibutse iki kintu. Ntago nzi impamvu bije, ntago gahunda harimo kuvuga ubuhamya, ariko umubwire ngo komera komera komera. Iyi ngiyi waje gusenga ikureberaho abantu batareba. Iyi waje gusenga n'uwakubyaye ntabwo aze ejo hawe hazwi n'Imana. N'uwo mwashakanye ntabwo hafite mu biganza, hari mu biganza by'Imana. Niba kurekura Imana itarakurekura, iyo abantu bakurekuye Imana ikuremera andi maboko. Nimuhumure, isi yaraturekuye, Imana ntiyaturekura. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe zirita. Ntaragira icyo mvuga, ziramubera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, nakubabariye. Use mvuga iki se, mvuga iki? Nyivuge gute se, nyisobanure gute?
ejo nazindukiye mu rugo mba nkaho ntekereje ibintu byinshi, sa naho nshubije ibitekerezo inyuma, nibaza ibintu byinshi. Ngiye kumva numva umwana wanjye mutarakomanze yiga muri materineri ya mbere, ndakingura icyumba, nandi mu cyumba cye ngenyine mama wabo ntiyari ahari, arambwira ngo dadi ngo umeze neza. Ntimeze neza. Ngo narinje kureba niba umeze neza. Asubira muri televiziyo, ndavuga n'Uwiteka ushimwe, iki cyonyine ni imbaraga zatuma nkomera. Ndagira ngo ntitubikore nk'abarangiza umuhango. Mu makosa nzirinda gukora icyo Imana itambwiye gukora, kuko nzi ko ari urubanza runjyaho. Ariko basi wibuke mvuze bike mu byanjye, ariko nawe ndibaza ku mutima wongeye kukwibutsa. Amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twe, imitima irabihamya, kuri Imana igira neza. Amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twe, imitima irabihamya, kuri Imana igira neza. Njyewe ntabwo naguhamirize neza Imana wabonye, kuko ntabwo nari mpari uyibona, ariko amaso yawe yarabibonye, umutima wawe wabihamya ko yakurokoreye aho abandi bapfiriye. Ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso, watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso, watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. haraho nageze numva nakwiyahura ndanabitegura, ariko ya Mana mama yandaze ntiyemera ko niyahura. Nta kintu twabona tuyikorera kinganya uburemere n'ibyo yakoze, ariko mu nkundire abo tumaranye iminsi, abo tubana umunsi ku munsi, hari icyo Imana yanyemeje kujya nkora nyuma y'ijambo. Tugiye gutanga ituro, tubwire Imana ngo turagushimiye, ndabizi ko mwayatanze, ariko ndahamya yenda cyenda ku mushyitsi niwe